Abanyamabanga nshingwabikorwa barindwi b'utugari two mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bavuga ko begujwe ku gahato. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Jean Baptiste Ndabananiye yakurikiranye iyi nkuru. Jean Dodier Ngabonzima numwe muri abo banyamabanga nshingwabikorwa. Iyo mbyanga bari kumfa ko banarabimbiye mu magambo. Inde wabikubwiye? DM wa karere. Yambwiye ko ninanga gusinya abatari naraburi cyaha kimfunga uko byagenda kose. Kuko ngo bagomba kujya muri dosiye yanjye cyangwa bakaza baje kuri tere ko batamara amasaha 4-6 batari bagirute bambona icyaha kandi kugomba kumfunga. Ngabonzima hari icyaha yumvaga bamubonaho? Ntacyo numvaga babona ariko ndavuga ati batanga n'amafaranga. Waratekeje uti banaguririra abaturage nyobora bagahita bangusha mu ikosa. Umva ukuntu ko inzego ziba ko tumeze, abantu benshi batabwa muri yombi batabwa muri yombi kubera ko hari inzego zibakureza bashyizeho maneko zikabagusha mu ikosa. Bo ibyaha bakunda gutegeramo abantu cyane cyane ruswa, bakatanga amafaranga kugira ngo bayaguhereze yangiza akayita ruswa. Kandi nago wabura umuntu uvuga ati wenda ndi kugushaka cyane tumusanzwe muzeranye, cyangwa se umuntu kagushyira ahantu akaguza n'umugore cyangwa umukobwa avuga ngo umufashe ku ngufu. Jean Leonard Ndagijimana nawe ari muri abanyamabanga nshingwabikorwa, nawe arunga muryango buzima. Niye mwati andika usaba guhagarika akazi k'ubutazi. Ndavuga ngo kuki mutwandikisha twabirekana yanditse. Ndiye mubwo yarivugiye ati ese muri kwanga kwandika twababurira ibyacu kubashiraho. Bibonera adafite imbaraga habushinga kaboko bakabuna. Kahisemo kubwandika ibyo batekereje ikandakorere. Gusa DM wa Rubavu Iber nibizi ntabyera ahakana ibyo bamuvugaho. Nta muntu nigeze mpatira kubikora sibyo. Bo bavuga ko wababwiye iki nimutabikora ntabwo tuzabura ibyaha tubahimbira nimushake mwemere. N'amatakira ngo ntabyo nababwiye rwose. Wenda baba bafite nk'ibimenyetso, wenda niba ari nk'ijwi bafashe wenda bivuga ibyo ngibyo rwose bagira amajwi batayagira bariyandikiye bazana amabaruwa yabo rwose nta terabwoba nabashyize nta nubwo bubasha mfite bwo kubashyiraho iterabwoba. Ngabonzima na Ndagijimana bavuga ko biteguye guharanira uburenganzira bwabo. Yewe mpamvu itegeko rya ndenganura, itegeko rigenga umukozi rivuga ko utagomba gusezera akazi ka leta utari wakamara imyaka 3 ifite kontara ya burundu. Bo ubwegure bwanjye babwemera bashingiye kuki? Wikora ku kazi uya hehe ko kari ko kagutunze. Ninde muntu wakora kibiryo hanze ateganya imyaka 4 umembe nako akapansiyo. Igihugu yagikoreye akurira ngo banshagishe neza nyiri nyiturano bampenye kunyukana nibavuga ngo barabwemeye yuko nsezera ku kazi. Icyo gihe nanjye nzakurikirana uburenganzira bwanjye. Mu mpera z'icyumweru gishize Ndagijimana yaragitegeje baruwa y'akarere yemeza ubwegure bwe. Twamenye ko bamaze gusubizwa bahise bandikira umuyobozi w'akarere Gilbert Habyarimana bateje agaciro ubwegure bwabo. Usibye niyibizi nzabona impana we ahakana ukwegura ku gato. Niba basezeye ku mpamvu zabo bwite mu burenganzira bwabo, ariko ushobora no kubihuza wenda ukavuga utubanza bagiye kubera amakosa n'ubundi bari basanzwe barakoze. Bo bavuga ko nta makosa bafite, ikindi kandi bo bakavuga yuko ari wo wategetse ko begura ku ngufu. Dufite ibimenyetso by'uko bo basezeye mu kazi. Bavuga ko nka DM yababwiye ngo muramutse mwanze nibagura ibimenyetso. Bo bavuga ko impamvu yatumye begura bavuga ko mushobora kubahimbira ibyaha. Ugasenga ikintu ushaka gusubiza rero. Nubwo nzabona impa atabitweruriye, twaje kumenya ko avuga ko abanyamabanga nshingwabikorwa uko ari 7 bakoze ibyaha birimo kwiyandarika, ubusinzi no kutita ku ngamba zo kurwanya COVID-19. Gusa barabihakana bakanongera ko nta kintu bazi bapfa n'uyu muyobozi. Jean Dodier Zikamabahari ni impuguke mu mategeko ifite impamyabushobozi ihanitse ya doktora mu mategeko. Avuga ko ikintu rukundi cyarengera aba banyamabanga nshingwabikorwa ari uko babasha kugaragaza ikimenyetso cyerekana ko koko bahatiwe kwegura ku ngufu, nko gufata amajwi y'umuyobozi abahamagaye kuri telefone. Biramutse byarabayeho yararenganijwe yabasha kwerekana ko yahatiwe kwegura hanyuma akabikora akaba yayibonera ibimenyetso haba yarandikiwe akavuga kwegura yaba message yayibaruwa yaba yaranahamagaye kuri telefone akabasha kurikodinga nk'iyobozi ati umunsi uyu nahamagaye n'umuyobozi uyu yasaba kwegura niba niba recording ya telefone uwo muyobozi yamuhamagaye ambwira ati karakunaniye egura nibura ko kantu yabashije kwerekana inzego zindi za murengaga. Zikamabahari yongeraho ko yangingo ya Ngabonziza yuko yari atarageza ku myaka 3 itamurengera. Fernand Nkurunziza ni umuyobozi w'ishami rishinzwe kugenzura imicungire y'abakozi ba leta n'iyubahirizwa ry'amategeko.
mu gutangira yemera ko bajya bakira bene ibi bibazo yabwiye Ijwi ry'Amerika kuri wa gatatu ko bakenera ibimenyetso mu gukemura impaka z'ababa bahanganye ariko ko n'urega kandi atabifite bamwakira bo bakikorera iperereza. Yego hari abagana komisiyo bati twahatiwe, ariko mu mikorere ya komisiyo kimwe n'izindi nzego iyo uvuga ikintu uba ugomba no kugaragaza ko ari iki. Iyo umwe muri bo yaranyuranyije nabyo ariko akihisha mu buryo n'ubundi ndi bwite ngo bw'itegeko, wowe uri hirya ntabwo ushobora kumenya ukuri kwabyo. Nta kibazo na kimwe komisiyo itangaho umwanzuro idashingiye ku isesengura. Isesengura ni ukubaza ujurira, ni ukubaza urwego uwo mukozi yakoragamo, ni ugusoma inyandiko zitandukanye. Ntabwo ari ikintu uza ngo kubwo nta bimenyetso genda. Kuri nkuru nziza kwigisha abanyamabanga nshingwabikorwa n'ubuyobozi bw'akarere mu rwego rwo kubafasha gukemura iki kibazo byari ingirakamaro cyane mu gukemura bene ibi bibazo. Bombi nkuru nziza na Zikamabahari badusobanuye ko nta mukozi ukwiye kwemera kweguzwa ku ngufu, ko agomba kwihagararaho ahubwo akarushaho kwigengesera no kwirinda kugira ngo ataguzwa mu cyaha mu gihe koko haba hari uwo mugambi, usibye ko bo batemera ko akagahato kabaho. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihe hasigaye amasaha gusa kugira ngo ishami ry'Ikirundi n'Ikinyarwanda ryuzuze imyaka 25 ritangiye gukora, ni nako abakurikira ibiganiro byacu bakomeza kutugezaho uko babona iri shami ryitwaye mu myaka 25 ishize. Muri aka kanya reka twumve ubutumwa bw'urubyiruko rwo mu Rwanda bwakusanyijwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric bagira ubusa. Vyowe nge ku myaka maze kuva igihe nahereye kuyumva ni radio nziho ibintu byiza gusa, kuko Vyowe ni radio idaheza. No kuvuga ngo igitekerezo cyose kuri Vyowe kiratambuka cyane, ko nta bintu byo kuvuga ngo kana kavuga rumwe n'ubutegetsi ngo ni ugomba kuvugiraho gusa, cyangwa ngo uyu ntavuga rumwe n'ubutegetsi ntitumuha amakuru. Cyane cyane no mu biganiro byayo nk'uko bigenda byisobanura mu mazina yabyo nka dusangira ijambo n'ibindi. Ikindi ni radio iduha amakuru ku gihe, ibyo nabyo mu bituma nyishima. Ikindi Vyowe ni radio ifite ubunyamwuga, donc bujyana n'abanyamakuru b'abanyamwuga, kuko nk'ukuntu abanyamakuru babo bavuga amakuru muri make, ubusesenguzi bakora, ikibonezamvugo n'ibindi bintu byose biranga inkuru ikoze neza kandi inononsoye. Ikindi ibiganiro byaho biza ku masaha meza, no kuvuga ngo bita kuri public yabo. Kandi ikindi kintu ni radio igira ubufatanye n'izindi, no kuvuga ngo ibiganiro bya Vyowe biratwubaka. Ni radio nzima, ni radio yagize ikintu imara mu guhuza abanyarwanda n'abarundi, cyane cyane kubibutsa ubuvandimwe buri hagati yabo. Na cya kindi bitanga iwanyu mu ntara burani cyiza cyane, gusura umuturage ukamubaza uko abayeho uko bimeze. Ikindi ni radio ihuza abantu bari muri diaspora zose. Ibyo byose rero bituma tuyikunda. Vyowe ni radio rwose y'ikitegererezo. Twifuza ko n'izindi radio zose ziri lokale nkanga cyane nko mu Rwanda zagira ubunyamwuga nk'ubwa Vyowe. Nkeka ko hari ibintu byinshi cyane bagakwiye kuyigiraho. Bumva mu myaka 25 iri imbere ku rubyiruko hari ibiganiro by'umwihariko bumva byakwibanda ku rubyiruko. Murakoze cyane. Mbona mu myaka 25 iri imbere ikintu Vyowe ishobora gufasha urubyiruko rwo mu Rwanda no mu Burundi, cyambere ni ikiganiro bajya bahuriraho nk'urubyiruko rwo mu bihugu byombi bibiri, bakaganira ku bibazo byugarije urwo rubyiruko rwombi by'ubushomeri. Ikindi kintu cya kabiri ni ikiganiro kibanda ku muco, ku buryo urubyiruko rwazajya ruhura rukaganira ku kintu bita umuco, tukibukiranya cyane cyane ko umuco mbona ugenda ucika muri bihugu byombi ndetse no mu isi, cyane cyane muri Afurika muri rusange, aho ubona abantu biyambura identite yabo bagashaka kuba nk'abandi. Ikindi kintu cya gatatu ni ikiganiro kikangurira urubyiruko kuva mu biyobyabwenge, bikaba ari nk'inyunganizi n'ubundi yo kuri cya kiganiro gishabikira ku bibazo urubyiruko rufite by'ubushomeri, kuko akenshi urubyiruko rushomere nibwo rujya mu bintu bidafite akamaro. Muri make Vyowe ikoze ibyo bintu ko ari bitatu, ibyo biganiro ko ari bitatu ikabihuza, mbona hari icyo byafasha urubyiruko rw'u Rwanda n'u Burundi. Murakoze. Ibiganiro bimwe na bimwe bitambuka kuri Voice America tugerageza kubyumva nyine, ariko ntabwo tubyumva 100%. Nk'igihe tubonye umwanya dufungura radio tukaba twabyumva bimwe na bimwe. Ikiganiro kinshimisha navuga ko ari redaction, amakuru ajyanye na politike ni nandi ari gucaracara ku isi muri rusange. Niyo makuru nkunda kumva cyane kuri Voice America.
nibyo binshimisha cyane kumva nyine nibyo shishikarira kuba nakumva kugira ngo menye aho igihugu cyanjye kigeze, menye n'aho isi muri rusange igeze, cyane cyane nko muri iki gihe cya COVID-19.